bakunzi bacu nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro dusanzwe dukurikira ku bufatanye na CBN TV. Ikiganiro mbagezaho cyitwa intego y'itorero. Nongeye rero kubaha ikaze, ngiye tuganira ndi Pastor Deogracias Nitegeka, n'umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka kongera kuri ya ntego yacu tuvuga ku mwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo. Turarebera hamwe uburyo bwo gutoranya uwo mwigishwa ndetse n'uburyo bwo kwitaba uwo muhamagaro w'Imana wo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Mu bihe bya kera umwigisha niwe watoranyaga umwigishwa akamusaba kumukurikira ku ishuri rye cyangwa se mu nyigisho ze ku bushake bwe. Ariko muri ibi bihe ibintu byagiye bihinduka uko iterambere ryagiye riza. Uyu munsi tubona ko ababyeyi ubwabo nibo ahanini bagira uruhare mu guhitamo amashuri abana babo bagomba kwigamo, mu guhitamo abarimu bagomba gukurikira, ndetse akenshi no guhitamo imyizerere cyangwa se imyemerere n'idini umwana ashobora kuyoboka. Mu bijyanye no kwiga iby'iyobokamana na Bibiliya, buri wese ahitamo ishuri rijyanye n'imyemerere ye ndetse n'ibyo yifuza kugeraho. Hari n'igihe amatorero afasha abayoboke bayo bashaka kwigira umurimo w'ubushumba kujya mu mashuri y'ayo matorero bwite, amashuri ya teolojiya n'iyobokamana. Ugasanga abantu binjiye mu mirongo, rimwe na rimwe abandi barangije kubategurira hakiri kare. Muri make si ishuri riza gushaka ugomba kuryigamo, nta nubwo ari abarimu b'iryo shuri cyangwa se umuyobozi uhagarariye iryo shuri uza gushaka abanyeshuri cyangwa se abigishwa nk'uko byajyaga bigaragara kera ku mwigisha mukuru. Ahubwo abanyeshuri cyangwa se ababarera, ababyeyi babo, imiryango yabo babashakira aho bagomba gukurikiranira amasomo yabo. Icyo twakwibaza rero ni ukureba niba ubwo buryo bwo guhitamo bukwiye gukurikizwa ku muntu ushaka kuba umwigishwa wa Yesu. Ese kuba umwigishwa wa Yesu twabijyana n'iyo mitekerereze y'iki gihe, aho umuntu atoranirizwa n'abandi cyangwa se bakamuha imirongo yo gukurikira umwigisha cyangwa ishuri azigamo? Gukurikira Yesu se nabyo byagenda muri uwo murongo, aho umuntu abona abandi bantu baramuhitiyemo bakamubwira ngo kurikira uyu murongo? Mu yandi magambo, ni ibiki by'ingenzi umuntu yashingiraho igihe atangiye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo? Iyi mirongo yose tubona muri Bibiliya iratwereka uburyo bwo kuba umwigishwa wa Yesu. Umurongo wa mbere twarebaho cyane ubitugaragariza uri muri Matayo igice cya 4 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku 21, muri Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 27 kugeza ku 28, muri Yohana igice cya 15 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 19. Iyi mirongo yose itwereka ko Yesu ari we wabwiye abigishwa be akababwira ati nkurikira, munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Mu ishuri Yesu abereye umwigisha ushaka kwiga si urihitamo, ahubwo Yesu niwe umutoranya, nk'uko abanditsi b'ubutumwa bwiza babitubwira. Yesu ubwe niwe ufata iya mbere agasanga umwigishwa akamubwira ati ngwino ku ishuri ryanjye. Muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 16, Yesu ubwe aravuga ati si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo musaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Nukibaza niki cyaranze uburyo Yesu yagiye atoranya abigishwa be. Icyambere, mu gutoranya abigishwa be, Yesu yagiye yibanda ku bufatanye. Yesu ajya guhitamo abigishwa be
ntabwo yabifashe nk'igikorwa cyoroheje, ahubwo yabihaye agaciro. Icyo ni ikintu gikomeye. Mbere yo kubatoranya nanone yabanje kumara ijoro ryose asenga, asengera uwo murimo, asengera icyo gikorwa, kugira ngo Imana nayo imuhishurire, imuhe imbaraga zo guhitamo abigishwa bakwiye. Ibyo dushobora kubibona muri Luka igice cya 6 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 16. Intego ya Yesu ahitamo abigishwa be yari ugukora ugushaka kwa se, nk'uko abivuga, gushaka kw'Imana, bivuze ko ibyo yakoraga byose ni ibyo yatumwe gukora. Nawe agaragara nk'intumwa Imana se yari mutumye ngo nawe ahitemo abigishwa bamukurikira ku ishuri rye. Muri Yohana igice cya 6 kuva ku murongo wa 38 no 39 haravuga ngo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka, kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi: ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo nzakizure ku munsi w'imperuka. Ibi rero bitwereka ko nubwo hari ibyo Yesu yari afitiye ubwoba, yari yiteguye gupfa, avuga ati iki gikombe nkindenge ne kukinyweraho, ariko nanone yari yiteguye no gusohoza ugushaka kwa se. Yari umurimo ukomeye yari yaratumwe, kandi yagombaga kuwushyira mu bikorwa. Wakwiyumvisha ute se ko nyuma yo kumara ijoro ryose asenga, mbere yo gutoranya abigishwa be, hazamo na Yuda uzamugambanira akamugabiza abanzi be? Ni ikintu cyo kwibaza, wenda tuzagarukaho tukakinjiramo neza. Ibi nanone bigaragara ko yari afite icyerekezo gitandukanye n'icyo twe tubona mu matorero yacu uyu munsi. Yesu ntiyakoraga wenyine. Yesu yakoranaga na se na Mwuka Wera. Muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 6 Yesu aravuga ati, abo wampaye mu isi bamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Yesu rero arigaragaza nk'umuntu wuzuza inshingano yahawe na se. Ni Imana Data yahitagamo abigishwa, hanyuma bakajya mu ishuri rya Yesu bagakurikira inyigisho ze, kuko Yesu yabikoraga mu izina ry'Imana Data. Yakoraga iby'Imana Data ishaka, ayobowe n'Umwuka Wera. Muri Matayo igice cya 3 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku 17 baravuga ngo Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona Umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivuga mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ibyo byose rero byakorwaga mu bufatanye nk'uko Yesu abyivugira muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 19 agira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora agikora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Bigaragaza ko rero igikorwa cyo gutoranya abigishwa ni igikorwa cyakorwaga mu bufatanye, kandi igikorwa mu bufatanye bw'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Indi ngingo ikomeye ikurikira iya mbere tumaze kubona y'ubufatanye mu butatu bwera mu gutoranya abigishwa, ingingo ikurikira ya kabiri nuko umwami Yesu atoranya abigishwa be nta kuvangura. Yesu mu gutoranya abigishwa be nta vangura yashyizemo. Urugero, ntiyigeze ahuza abantu bahuje ibyiciro by'ubukungu, ntabwo yigeze yibanda ku bantu bahuje ibitekerezo gusa, ntiyigeze yibanda ku ibara ry'uruhu gusa, n'ibindi byinshi umuntu yashingiraho. Kandi n'uyu munsi Yesu adutoranya ku ishuri rye, aduhamagara ku ishuri rye, adashingiye ku bice bituranga cyangwa ibyo twebwe twibonamo nk'abantu
hano mu isi muri rusange. Mu bigishwa ba Yesu harimo abarobyi, harimo abasoresha, harimo abanditsi, harimo abarwanyi babaga mu mitwe ya politiki. Abo bose Yesu yarabatoranije, arabahuza atitaye kuri iyo mibereho bari bafite itandukanye. Abigishwa Yesu rero yahamagaraga babaga bafite ibyo bari gukora, gusa ntiyabatoranije akurikije akazi kabo cyangwa urwego rw'amashuri bize. Babaga bafite ibyiciro by'imyumvire bitandukanye. Nyamara hano icyo twavuga ni uko Yesu atatoranyaga abanebwe, abantu batazi icyo bagomba gukora, abantu badafite umumaro mu buzima bwabo, abantu biryamiraga cyangwa se abantu babuze icyo bakora. Abenshi muri bo basigaga ibikoresho byabo by'akazi bakamukurikira. Yesu rero ahamagara abigishwa, ariko ntahamagara abigishwa b'imburamumaro, ahamagara abigishwa n'ubundi bari basanzwe bafite imbaraga muri rusange, mu miryango yabo, muri sosiyete muri rusange, bafite ibyo bashinzwe, bafite ibyo bakora, bafite ibyo bazi. Abo bose Yesu arabahamagara. Mu byakozwe n'intumwa batubwira abantu benshi mu bigishwa ariko batari bafite amashuri. Turebe nko mu gice cya 4 umurongo wa 13, aho bavuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Yesu rero yatoranyije abantu b'ibyiciro bitandukanye, na bariya na Petero na Yohana yabo yatoranije ntabwo bari barize, ariko bageze ku ishuri rye ngo barasobanukirwa, bashira amanga, batangira kuvuga ibintu bya gihanga kuko bari bahuye n'umwami Yesu akabigisha. Ubunararibonye rero bw'abigishwa butwereka ko kuba mu ishuri rya Yesu bitwigisha, bikaduhindura ku buryo bushoboka bwose, kandi bikagaragariza itandukaniro ryacu n'abatarageze muri iryo shuri. Abakurikiye umwami Yesu bakumva ijambo rye, bakamwakira mu mutima no mu bwenge bwabo, arabigisha kandi bakamenya, bakagera ku rugero rushyitse rwo gusobanukirwa ijambo rye. Indi ngingo ya gatatu ikomeye yo guha agaciro mu kwitaba umuhamagaro wa Yesu Kristo n'igikorwa yakoze cyo gutoranya abigishwa be, ni ugutoranya cyangwa se gutoranywa ariko tutizirika ku byahise. Gutoranywa nk'abigishwa ariko ntitwizirike ku byahise, ku bikomere by'amateka. Abenshi mu bagiye bahinduka abigishwa ba Yesu bigaragara ko bari baragize amateka atari meza mu bihe byahise, haba ibikorwa, haba mu magambo, haba mu myifatire itubaha cyangwa se itubahishije Imana. Abo yaratoranyije mu gihe babaga bagaragara muri ibyo bikorwa bidahesha Imana icyubahiro. Kandi n'uyu munsi hari abagenda batoranwa ariko batarafite ubuhamya bwiza. Ibyo rero Yesu abikora atitaye ku mateka yahahise, kandi akanakangura abigishwa be ko igihe batoranijwe amateka yahahise bayatambukaho bakareba ibiri imbere. Byabaga ari ibikorwa byabagize imbata, mu buryo byashobora kubivamo byari ibintu bigoranye, ariko Yesu akabahamagara akabatiza imbaraga bigakunda. Ariko nanone uwahindutse umwigishwa wa Yesu ava mu kugirwa imbata n'amateka, akarenga agahinda, akagana urugendo rwo kwezwa rwose kugira ngo yitunganye. Uwatoranijwe na Yesu yozwa n'amaraso ye, amaraso yamennye ku musaraba, kandi akezwa n'ijambo rye. Niyo mpamvu iyo Yesu yigishaga abigishwa be yababwiraga akababwira ati mwarejejwe rwose, akongera akabarimamo izo mbaraga zo kwizera ko hari intambwe bateye, ko hari ibyo batambutse, ibya kera byarahindutse. Yohana mu gice cya 13 umurongo wa 10 avuga uko Yesu yatubwiye, uko Yesu yavuze, agira ati, Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba
keretse koga ibirenge ngo ababoneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Natwe uyu munsi iyo duhindutse abigishwa ba Yesu, atwoza ibyaha byose akadufasha gutsinda ikibi. Ayo mahirwe abayahawe abigishwa bayaronse abaha kwera imbuto no gukiranuka. Mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6:22 aravuga ati, ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Kandi umwigishwa iyo yamaze kwemeranywa n'umutima we imibanire ye n'Imana, aba yiteguye gutandukana n'ibihe byahise, yiteguye gutandukana n'ibikomere by'amateka, akabaho ari umwana w'Imana wahindutse. Kuri iyi ngingo intumwa Pawulo we abigereranya n'ibidafite umumaro ibyo twabagamo kera. Ibyahise kuri we ni umwanda, ibyahise kuri we nta gaciro bifite. Avuga ati tubyibagirwe dusengere ibiri imbere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3:8 aragira ati, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Kubera Kristo, Pawulo yiteguye kureka byose. Yari magambo natwe aradukangurira kureka byose ibyo twubakaho bikatubuza gukurikira Yesu ku ishuri rye, kandi mu by'ukuri ari ibintu by'akanya gato bidafite umumaro, bitaduhesheje agaciro. Gukomeza kugendera mu byahise bibuza umwigishwa kunezeza Imana. Mu Baroma igice cya 8:8 haragira hati, erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Niko Pawulo abwira Abaroma yongera kubakebura, kandi natwe uyu munsi niko atubwira. Ndetse byanamubuza kuzabona ubwami bw'Imana nk'uko tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5:21 aravuga ati, kugumanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare, nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Yari magambo abagiye ku ishuri rya Kristo ariko bakaguma mu ngeso mbi zijyanye na kamere yabo, ntago bashobora kuba abigishwa nyakuri. Ntibashobora kugena mu murongo mwiza, ntibashobora kunezeza umwigisha mukuru ari we Yesu Kristo. Kandi n'Imana Data irababara, na Mwuka Wera ntabasha kubasanga ngo abayobore mu nzira y'ukuri, kuko ingeso za kamere zinangira imitima yacu. Mwuka Wera akabura uko akora. Ibyahise rero ntago ari ibyaha twakoze gusa. Ibyahise bishobora no kuba imyemerere yacu ya kera twiziritseho ya gakondo, imyemerere yacu ya kera twiziritseho y'amategeko y'idini. Imyemerere yacu ya kera ishobora kuba akamenyero n'imico twagenderagamo itubuza gukura mu by'Imana no kuba abigishwa nyakuri. Imitekerereze yacu ya kera, imico yacu, imikorere ikumira Mwuka Wera ntakore mu mitima yacu, ntagenane natwe. Urumuri rw'Umwuka Wera ntirutugereho ngo rutumurikire ruduhindure. Umwigishwa rero wejeje rwose iyo akosheje arabimenya, kuko Umwuka Wera uri muri we urabimubwira. Mwuka Wera aradukebura, Mwuka Wera aradukangura. Ariko iyo turi mu mwanya wacu neza, kubana na Mwuka Wera mu mutima, umuntu ahora ari maso, abasha kurwanya ibikorwa bya kamere. Umwuka Wera niwo ushobora kutwereka ahari imizi y'icyaha cyangwa se imigozi ituziritse
ku byahise, kandi iyo tumwemereye niwe udushoboza kubireka akatugeza ku guhinduka kuzuye, akatuvanamo umutima w'urwango n'umujinya n'uburakari n'inzika, tukareba imbere tukumva icyo Imana idushakaho mu by'ukuri. Mu gihe twatandukiriye kandi Mwuka Wera aradukebura akatugarura, kandi natwe tukagaruka twihuse kuko twari turi mu mwanya mwiza tukabona ko hari igihindutse. Rero iyo nk'abigishwa tugeze ku nsinzi yuzuye, uwo murimo uherekezwa no gusenga, kwiga Bibiliya, kugisha inama abadukuriye mu kwizera, abahanga mu by'imibanire. Ibi byose bikuzuzwa mu mwuka n'isengesho rihoraho duhora duherekeresha uko gucira Imana bugufi, gucira Imana abatuyoboye, gucira bugufi abatuyoboye, ndetse no kumva ijwi rya Mwuka Wera mu mutima icyo ritubwira. Ikindi kintu cy'ingenzi kiranga uko gutoranywa kw'abigishwa no kwitaba umuhamagaro wa Yesu Kristo nuko uhamagawe agomba gutanga igisubizo. Uhamagawe agomba gutanga igisubizo ku ijwi ry'umwami Yesu rimuhamagara. Igihe Yesu yahamagaraga Yakobo na Yohana, Simoni n'abandi bigishwa be baritabye, ntabwo bategereje, baramukurikiye. Icyemezo cyo kumukurikira bagifasha ako kanya bagihamagarwa na Yesu. Ntabwo babanje kumubaza ngo uzaduhemba ngahe, ntibanje kumubaza ngo tuzakuramo iki, ahubwo yarababwiye ati munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Nabo baramukurikira batajijinganyije, gutanga igisubizo ku muhamagaro wa Yesu Kristo. Uburyo basubije umuhamagaro wa Yesu ni igikorwa cy'ako kanya, bacyumva ijwi rye bararyemera. Bavandimwe, igihe Yesu abaye umwigisha akaguhamagara, ugomba kumukurikira utazuyaje. Ni ikintu dusabwa, ukamukurikira hose igihe cyose kugera no ku musaraba, nk'uko abigishwa be ba mbere babiduhamirije. Iyo usubije umuhamagaro wa Yesu ukemera kumwitaba, bituma ajyana cyangwa se akagendana nawe mu rugendo. Aho uri hose agendana nawe nk'uko yabidusezeranije. Muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 14-15 haratubwira ngo atoranyamo 12 bo kubana nawe, ngo abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Iyo twemeye rero kuba abigishwa ba Yesu, aduha imbaraga kandi aradushoboza. Gusubiza cyangwa kwitaba umuhamagaro wa Yesu ni ukwemera kuba hamwe nawe, kugendana nawe, no kumukurikira aho agiye hose, no kumva ibyo adushakaho byose, ibyo dutegeka mu ijambo rye no mu ihishurirwa, n'ibyo Mwuka w'Imana aduhishurira tukabyemera, tukavuga ngo ndi hano mwami ntuma. Yesu rero yakoraga nk'uko abungeri b'intama babigenza. Iyo baragiye intama bajya imbere, intama zikabakurikira. Umwami Yesu kugeza n'uyu munsi nawe niko akora, ari imbere yacu, yifuza ko tumukurikira, ariko ikibazo ni ukwibaza niba twiteguye. Akenshi iyo duhamagawe ijwi turaryumva, tukumva ko ari umwami Yesu dushaka, ariko tukabishyira mu mibare, tugatangira kumubaza ngo tuzakuramo angahe, hazavamo iki, bizagenda gute. Icyo gihe Yesu abarimo akomeza kugenda urugendo arenga, bamwe bagasigara inyuma, abandi bagasigara mu nzira, abandi bakamukurikira bacumbagira. Nyamara Yesu arabwira ngo ndi kumwe namwe ibihe byose, nk'umwungeri uduha ibyiringiro ko atazadusiga. Kwitaba rero umuhamagaro mu butumwa bwiza bavuga ko ari ukubana na Yesu, kumukurikira. Babivuga cyane cyane muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 19. Aravuga ati nimunkurikire nzabagira
abarobyi b'abantu. Kugumana nawe rero nabyo barabivuga muri Yohana igice cya 15:5, aho avuga ati ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Bigishwa muhamagarwa uyu munsi, bigishwa mwahamagawe n'umwami wacu Yesu Kristo, tumukurikire, tumugumeho, twumve ijwi rye, twumve icyo Mwuka Wera tubwira, tumwomeho, azadushoboza, azaduha imbaraga, kandi tuzera imbuto, kandi tuzamuboneraho umugisha, kuko ni ijambo rye niriguma muri twe nk'uko abitubwira, icyo dushaka cyose tuzagisaba Data kandi azakiduha. Nongeye rero kubashimira uburyo mwankurikiye muri iki kiganiro, kandi nkomeza kubararikira n'ibiganiro biri imbere tuzakomeza kuganira turushaho gucukumbura iyi ngingo, kugira ngo bidufashe kuba abigishwa beza. Abafite ibitekerezo batwungura, ikibazo waba ufite, icyo wifuza ko twakuganirizaho kurushaho, wacyandika hano hasi gatoya muri mwanya wabigenewe wanditsemo commentaire, tukazagusubiza. Ariko kandi ushobora no gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tubategurira n'ibindi CBN TV ibagezaho mu zindi gahunda zitandukanye, kugira ngo urusheho kubafasha mu iterambere ryuzuye, iby'umwuka n'iby'umubiri byose bijya imbere, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze.